bitatu ku murongo wabo wa 20. Dore bahagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. 20 unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje kwicara ku ntebe ya data. Haleluya. Ufite ugutwi yumva ibyo Umwuka abwirane amatorero. Yesu nashimwe cyane. Iri torero rya Babuloni rivugaho riri mu matorero 7 yo muri Aziya. Ndasaba umutekinisiye yakumisha aho twari turi. Haleluya. Amen. Iri ni itorero rya 7 mu matorero 7. Itorero rya Babuloni risobanuye mu gucirwa urubanza. Iri torero risobanuye twebwe. Haleluya. Birasobanura ko nta itorero rizaboneka nyuma y'iri ngiri, kuko niryo torero rya nyuma. Mfite ikibazo kuri iri torero nanjye ririmo. Ni itorero ryavuze amagambo akomeye, hatarimo ijambo ryo gushima. Usomye utangiye ku murongo wa mbere, ni itorero ngo urakaza yazi iyo waba ukonje cyangwa wamubizi, ariko kutakonje cyangwa umubire bigiye kuguruka. Ni itorero umwami Imana yavuze ngo wita kuri umutunzi kandi ukize, ariko ubundi ni wo kubabarirwa. Wita ko uri umukire ariko uri umukene rwose. Haleluya. Iri torero umwami Imana yavuze amagambo akomeye, kuko rivuga mu gucirwa urubanza, kuko mu bintu byose byavuzweho amatorero yandi yavuzwe byavuzwe n'ibyo kunengwa gusa. Imana itugeze kandi tubabarire. Ariko uyu mwami Imana kubera imbabazi nyinshi afite, aravuga ku murongo wa 20 bahagaze ku rugi ndakoma, umuntu niyumva ijwi ye kwinangira umutima akingure, nzinjira iwe tubane kandi dusangire. Haleluya. Kandi unesha nzamuha kwicara ku ntebe ya data, nzamuha kwicara nanjye ku ntebe y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje kwicara ku ntebe ya data. Haleluya. Umwami Imana itorero ayigize inama 3. Reka tubivugeho. Itorero ryatiriwe inama ya mbere, ngo nakugira inama kugira ngo umugore wawe izamu nziza yatunganyijwe mu nganda, kugira ngo wemere kwitwa umutunzi n'umukire. Kandi bakamugira inama ya kabiri, nakugira inama ugure umwambaro mwiza w'igitare, kugira ngo wambare ubushizo bw'ubwambure bwawe. Inama ya kabiri. Haleluya. Ya mbere arakugira inama yo kugira ngo umugore izamu umutunzi nyakuri. Iya kabiri uragira inama, nanjye ngira inama, kugira ngo umugore w'umwambaro mwiza w'igitare w'imirimo myiza yo gukiranuka, kugira ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Inama ya gatatu arakugira inama ngo umugore w'umutima mwiza wo gukiza amaso yawe kugira ngo ubashe kubona, kuko yaramaze gushyirwaho iteko ari kandi bikorwa. Mu Befeso ibice 2 handitswe ijambo rivuga ngo kuko turabereye turi mu mirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Umwami Imana yarateganije itorero ryayo kugira ngo iremere imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo mu gihe cya none. Iyo mirimo muri Kristo tuyiteguye kera cyane kugira ngo tuyigenderemo mu gihe cya none. Ariko itorero ryo muri iyi minsi ntabwo iyo mirimo rigenderamo, kuko baravuze ngo umenye ko mu minsi y'ingaruka hazaza ibihe bishya, kuko muri iyo minsi y'ingaruka bazajya bikunda bikakaza, ari indakoreka, indashima, bitabera kandi batabera, bavuga imbaraga zo kuyareka bagahita imbaraga zabo. Ariko mu minsi y'imperuka itorero riri kugawa. Nari
itorero rizaza nyuma yacu ni twebwe tubwirwa. Ntabwo ari itorero rya nyuma rivugwa hoya, ahubwo ni itorero cyawushoboje cy'amaraso ya Kristo ku mahanga yose y'amaraso y'isi risobanura ibingibi bya nyuma, ariko byiza ko yakomeza kurugira vuba. Umuntu yumvishwe agakingura zikijwe tubare dusangire bagunesha nzabakwicara ku ntebe bwawe nk'uko nabagenesheje kwicara ku ntebe y'umwami Mana Data. Haleluya. Ugize icyifuzo wagize icyifuzo, ushaka kugura umwambaro w'igitare, ushaka kugira ngo ugure izahabu zizatunganyije mu ruganda, ushaka kugira ngo ubone umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo wongere ubone. Niba ugize icyifuzo urakurikira ngo usubire Imana kugira ngo ubashe kumutunzi nyakuri, kugira ngo ubashe kwambara umwambaro mwiza w'igitare w'umurimo mwiza wo gukiranuka, kugira ngo ubashe kugura umwambaro wo kwambika isoni z'ubwambure bwawe, maze uzamukire gusenga Imana. Mana dushimira guhimbaje, dushimire kubera ikintu tuzamuye imbere yawe. Iri torero riragawe kandi ni itorero rya nyuma, kandi iminsi yaje yageze kugira ngo Imana yawe ivuge. Ndagira ngo itorero ryawe rya nyuma kugira ngo wongere uryambike imbaraga, urizahabu zitunganijwe, uri umwambaro utunganijwe, urisige umutima maso kugira ngo ryongere ribone rimenye ko mu minsi ya nyuma. Ndakwinginze kugira ngo buri wese ufite icyifuzo ubimugire neza kuko Imana bivuze. Urakoze ko ubushobozi bwabasha kwibwira izina rya Yesu Kristo. Amen.